kubera ndayivuga mu nkuru kubera nzi yuko abana banje badashonje iyo bashonje bisi nabivuga umuntu urafise icuru ry'ubu Imana igubihezagira Burundi nico itwana mwenda babwira nimwe mushaka gutunga murashaka ko amahera yanjye agira agaciro nimugire nk'ivyo ngira kwe urazi wimbuye nk'itona 300 z'ibiraya ngaha ukaziharura neza uziraba imbere yawe urazi carica nane siravyimbura mubona amasara ni muramuyabona urazi ufise itoni 300 z'ibiraya inoti uraharura ugashira ngaha ntusuma icambere ntusubira kuja gusuma ivyo ufise uharura ugasanga aho ufise itoni 300 z'ibiraya itoni 50 z'umuceri itoni 50 z'ibigori itoni 50 z'amateke ugaca usanga ufise inkwavu 500 ugaca usanga ufise ingurube 20 ubwo bukene babara amajahe ganutse jewe se ntunga amahera muranteka abahiriwe nabo amahera y'ivyimburwa aja kuri banki yabo barindira konza kurotira bagasanga ndotira ntica ntiki umva muca mwihera ingurana abandi mugaca mwiyungukira basha ngani dufise ugwagwa ntigwava mu muvinyo jewe iyo bahejeje kunganira insongo ku bitoki n'ivyi wanje ibitoki ni gwanje bahejeje kunganira insongo bakayinzanira nca ndayitara amezi 6 naho mu muvinyo ntawe none jewe wanje afise inyanza y'amafi je nk'ubu wombwira ntawo mpisoko gitoni nka 5 z'amafi Chenda afisa anja kuroba nce nguhitoni 5 usanga uzikeneye muko ukagenda wewe kugura yafi yitwa gwikiva mu Bushinwa Thomson ukavaga ugiye kugura Thomson usize amatirapia n'amakarupe komine amakrarias wanje hajya karusi ntuze ukayasiga ukaja kugura mu Bushinwa mane mugira amadolari iyo mutamu yafise mama yasesaguruko corne beef sinyama ugasiga umusoso mwiza ugaca ugenda kugura corne beef ujya kuyaza ko ariyo nyama ya mbere do karite ngo gusangiye nk'umuzungu. Reka dutangire dusenga data kugira ngo iyi message yiwe ntabejya ahubwo izina rya data rihabwe icyubahiro. Turagushimiye mwami Yesu, uri Alpha uri Omega, gutangura no gusoza dutangirire iburyo tunasoreza iburyo. Message uduhaye, ubutumwa uduhaye ubugeze kuri ba nyirabwo, kandi ubwumva bwumvire kumukiza ndetse no kugira ngo bumubohore. Ndagusabye rero mwami uyobore ubwenge n'umutima n'umubiri. Haleluya. Niturangiza dutangire impore dusoze iyinde. Gaho rero nyaguhora ku ngoma, ibyo ushima n'ibyo ugomba bibeho none n'iteka ryose. Amen. Ntabwo ngaruka kuri video umaze kumva. Ibi ni comedy byucyuye igihe byuwo byacanze umwisongo imaze amezi 6 n'ibindi byo tubyihoze. Message nzanye tubariyo tubwira ko tududurire ko hari ijambo Imana yahaye abantu bagiye ku gikanani cyangwa barazwe Kanani muri Naume cyangwa se Naumi igice cya 2 n'ubundi were ku murongo waho wa 2 haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we byuko kayangane cyangwa urabagirane ko kumunyakiba atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Vuga uti turishimiye Imana. No kuvuga ngo mu mpinga z'imisozi y'u Burundi kwa Ntare Rushashi kwa Merekiyoro Ndadaye muri izi ndongozi aba bagiye gusekana barwane, aba bagiye guhinduka igicapo n'icyapa n'isigamigana, abantu bagiye kubandikaho ibitabo kubera ko amaboko y'Imana barwanyije iyi ngoma. Bagiye kuyirwanira imere nka yakanzo Yesu bayifindire. Aba bagiye kurwana inkundura bo ubwabo kandi bamwe ni intambara y'urupfu, ni intambara ntabwo ari intambara iba yoroshye, si n'intambara iciriritse, ni intambara idasanzwe.
mbwire rero baragwa bana b'Imana, bantu berekeje i Siyoni, bantu bagiye kuragwa Kanani, bantu bagiye i Kanani, nukuri sariyuti, voyage njema katika jina la Yesu Kristo. Turi kugenda ugumwuka, ariko Uwiteka agiye kurushyira hehe? Mu mubiri. Rero harimo ugutwi kwawe kw'iburyo kugiye kumva inkuru nziza, amaso yawe agiye kubona ibyiza byateguwe, amaboko yawe agiye gufata ibyasezerano. Uriyumva ute? Uhagaze he? Urinde? Uri hehe? Nta kitagira iherezo, nta n'ibitarangira. Ariko ubu tuvugana iri joro igihe giheze cyo cyaraheze, ariko nta gihe gisigaye. Surprise, gutungurwa bidasanzwe kandi bikomeye kandi bihambaye, kubera ko ikigiye kwibonekeza, abari maso muraza kubibona, nuko igihugu bugisatuyemo kabiri. Hari igice kimwe kiri muri kote ya Sawuli n'abashyigikiye ingoma ye, bari muri politike n'abatari muri politike. Abo barabirebesha amaso, ntabwo bari bubijyeho. Hano hari igice cyamanukanywe ku mugezi kugeragezwa, abanywesha amazi urushyi digiyoni abashyiraho, abanywesha umunwa digiyoni abashyiraho. Iminsi mumaze ku kagezi mugeragezwa, hano hagiye kubaho shanjoma, hagiye kubaho ibisikanaho. Rero iki gice kiri kuri Sawuli baragitembagaza na Sawuli shebuja. Igice kiri kuri Dawidi kirimo ingoma na shebuja cyangwa se umwami Dawidi. Koko ni uko bimeze, umwana w'isezerano arasigariye ubutayu, ariko ndihenze, umwana w'isezerano agiye gukomeza i Kanani. Ariko umwana utari uw'isezerano, Hagayi na Ishimayeli, barasigariye ubutayu. Niko bigenda iteka, niko bigenda. Koko muhaguruka no mu buzima busanzwe bibaho. Hari amasezerano 3 yahagurutse muri iki gihugu, kandi aya masezerano 3 yose afite abayoboke. Hari isezerano rya Dawidi, Imana yashyizeho abantu barorereye. Hari isezerano rya perezida, abantu baramurorereye, baramuzi, bararizi. Hari n'isezerano rya kiranka, bari abantu bakorera amashitani n'amadayimoni, bo ntibaba muri ibi cyangwa muri ibi. Buri muntu nyine, ubwo abami 3, buri muntu wese afite umwami aha raporo cyangwa akorera cyangwa yemera cyangwa se anashyigikiye. Uyu mwami rero, uyu mwami ari we Shetani na kiranka, afite abari mu ruhande rwiwe. N'umwami Imana data wa twese nawe afite abari mu ruhande rwiwe, ndetse n'uyu nguyu wemera guverinoma nabo bari mu ruhande rwe, n'ibindi byinshi nyine bamuninahaza uko bayobowe n'uko barongowe. Ariko ubu tugeze igihe noneho abantu bagiye kuragwa Kanani. Ni nayo mpamvu wumva mu butumwa ndi gutambutsa buri kuvuga gakondo, Kanani, abo turi bo, bariya bari bo, mwebwe, bariya, twebwe, mwebwe, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga iri somo ry'isezerano nuko bigira biceyuke, inkumbi hariya n'urukungu rwazo n'imbuto hariya. Hano rero iyi koto y'iburyo aho intama ziri, niho havamo aberekeza mu ikangura, aberekeza mu gisoda cyo gukingira igihugu, aberekeza mu gipolisi. Kandi ibi byose byubatswe n'amaboko y'uburiganya, y'amanyanga. Aya mabuye yose mwabonye shitani yagerekeranyije mu Burundi, irindi buye riyaruta rirabanza riyasenya ayo yose, hasigare ibuye rimwe Yesu agomba gushyiraho, ari ryo buye rikuriye ayandi mabuye yose. Rero hano umuraganwa n'isezerano cyangwa umuragwa w'isezerano, n'abana be barajabuka, n'umugore warajabuka. Kandi utari umuragwa, kereka ba bandi nyine
hari umuntu uba ari umukristo n'abana be n'umugore we bagaharanira kuba abakristo ba Kristo, ku buryo gift yose Imana itanze mu gihugu, amakuru yose Imana iri gutanga, ibintu byose biri kuza mu gihugu bivuye mu ijuru babibona, kuko abona abantu b'Imana. Nkuko na perezida yatanze ibintu, yenda hari abasuma babariganya ntibibagereho, ariko akavuga ngo ibi bigenewe abene gihugu bose, kenshi na kenshi barabironka. Nijuru rero iki gihugu ritanze bene cyo ba nyiracyo, hano hari abantu Imana yakibikiye, irakiteganyiriza, iragitegura. Twese turavunika, dutanga byose, dusiga byose, abantu barafungwa, abandi barakubitwa, abandi barangwa, abandi baracokogwa, n'ubu tukiri muri izo ngwano mugabo, abandi baranishwe nyine. Icyo gihugu ko gishyitse kandi ko isezerano risohoye, amaboko yawe abiri y'umwuka n'ay'umubiri niyo yo kwakira iryo sezerano. Kuva na kera rero iyo Imana yabwiraga Abayahudi ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, mbajyanye mu gihugu cy'umugisha, mbashyize mu gihugu gifatika cy'ubugingo, of course abantu barabinezerwaga, abantu barabyishimiraga, ndetse gusenga kwabo, kuririmba kwabo bakaba bayobowe n'umwuka, bakaririmba iz'amazamuka n'iz'ibihe byiza. Rero ni igihe cyo gukanura, ntabwo ari igihe cyo kurangara, ni n'igihe cyo guhagarara. Buno harimo abantu yenda baza hano bakumva nta biracitse ihari, inkuru ntibayumve neza. Buno niko koko imirimo yanyu mihesha iya mbere agaciro. Ibaze ko twaba twaratangiranye ntidusozere hamwe, nawe wibaze icyo kintu. Buno rero tugeze ahantu abagwa baraguye, ababivamo babivamo. Bibiliya ivuga ngo amaboko umwana w'umuntu ahamanikiwe niho jye nururuka nkakora. Buno rero ko mwamaze kubona ko byaheze, ni ririya jambo ryari ritegerejwe ko Neva avuga ngo nongeye kwitoza ikiringo kigira kabiri, kandi n'icyambere cyamunaniye. Iryo jambo rero ko ryasohotse burya murose itsinzi muri kotimwe ya. Rero ni igihe cyiza cyo guhagarara neza mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, kuko ijambo ry'Imana ntirisaza ntirihinduka. Rero hano ntabwo ari iyo ndi kubwiriza, ahubwo ndi kuvuga ubuhanuzi. Ku wa gatanu amatariki musigaranye, ntabwo ndi buvuge ko uyu muminisitiri mwabonye wirukanwe muri iri shyirahamwe rya leta rishinzwe inyubako n'imyubakire, wasanga ari abatabibonye, ariko Juniva hari aho mwagiye kubona yasuye ibibuti by'inkwavu, ngo bahashyize imiliyaride 20 mu kubaka ibibuti by'inkwavu. Yahise yirukana umuminisitiri wari ubijejwe, cyangwa wari ujejwe inyubako za leta Kamemu. Ni ukuvuga rero ibyo gese ibyo ngarutseho, nta nubwo ari cyo kimenyetse. Ibyo ni akavuyo n'akajagari nk'uko bisanzwe, ibyo simbigarukaho, simbihanura, nta naho bihuriye. Ibyo kazi yake n'ahandi ibyo byaba, n'ahandi byaba. Ahubwo icyo mvuze, hari indwi mureretsemo inkondora. Intambara yitwa inkondora ni abantu barwanaga, ugasanga nk'abagabo 2 bararwanye, n'abagore babo 2 bagiyemo, baramo babo 3 bagiyemo, ba nyina bagiyemo, ba se bagiyemo. Intambara igatangira ari ya 2, ariko famiye ijyamo, bikaza kurangira ari nk'intambara y'abantu 40. Hano rero hari intambara y'inkundura mugomba kurorera, mukareba Uwiteka n'abantu, kandi mukamenya uburyo Imana ihana n'uburyo Imana ikiza. Ni amasomo 2 mugiye kwiga muri iyi ndwi tugiye gutangura, cyangwa se iyi turimo, ni ukumenya uburyo Imana ikora ibyiza n'uburyo ikora ibibi. Harimo abantu banga gukora no kujya muri systeme no mu murongo w'Imana, ngo Imana bakayifata ngo nakana Yezu. Oya, ubu nibwo mugiye kubona Imana yica, kandi mugiye kubona Imana ikiza. Nibwo mugiye kubona Imana isohoza ijambo yavuze, kandi karisohoreza abo yaribwiye. Hama babandi bajabagije indimi huku ku ruhande,
bariya bose b'abapingayi, bariya bose batumva, bariya bose b'abadrangeri, bariya bose nakita bariya nyine batemera, batanashaka, batanumva igikorwa cyazanye Imana mu gihugu. Izabemeza kandi ngo harimo abemera babonye, njye sindimo, ariko abo nabo bazemera. Rero urutonde rushya n'umurimo mushya ugiye gukorwa muri iyi ndwi turimo, ndetse n'indi igiye gukurikira, ndetse n'iya mbere y'ukwa gatandatu iriya ndwi, aha hose harimo operasiyo y'Imana, aha hose harimo igikorwa kidasanzwe cy'Imana, kandi harimo uburyo Imana ya Burahimu na Isake na Yakobo igiyeyo gufata aba bantu bose mwabonye bameze nk'intumva, nk'abatumva, bameze nk'abarwaye mu mutwe cyangwa se ibifukunyi, igashyira amakeyo cyangwa agakubuzo, Imana nyine ikahagera ikarengana nayo, ibintu bigahagarara, sirikirasiyo, muvomativite, byose bikabanza bigahagarara, Yesu agatambuka mu ntara zose no mu makomine yose no mu gatumba kiramuhana, bakabona ukuboko kw'Imana kuhanyuze, kandi kumwe kumanura ukundi kuzamura, kuko ni uko bigenda kenshi na kenshi. Iyo ibintu byananiranye, Imana iyo ihageze ikabishyira ku rutonde, ibikora nk'Imana, ibitangira neza ikabirangiza neza, Imana yacu irahambaye. Ibitangura neza ikabirangiza neza, Imana yacu irahambaye. Aho rero harimo abantu bavuga ngo njyewe ngo ntibindaba, ngo njyewe ngo si ibyanjye. Imana ntigira akazi uyaze, ntigira ibiba hagati na hagati. Kizwa ukizwe cyangwa upagane. N'ibintu byo kuvuga ngo naka yarangwishije, ngo hari ibintu naka yakoze ngo bituma ngo, Yesu yaravuze ngo mugere ikirenge muke, ntabwo yavuze ngo mugere ikirenge mu cy'abantu. Abantu ni abantu, nanjye uri kureba ntabwo ugera ikirenge mu cyanjye. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, nkijijwe uyu munsi, ejo sahanjye simpazi. Twiratana iby'uyu munsi, ariko iby'ejo apana. Ndakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi mu gihe cya Pentekoste 24 z'uku kwezi. Ni umunsi mukuru wa Pentekoste cyangwa se wa Pentekoste, by'umwihariko abahanuzi, Imana ishimwe, aberekwa, abavugishwa, abahanura, abahishurirwa, abarota, abumvijwi, mwebwe mwese ni umunsi mukuru wanyu. Wowe ufite mufasha mwe muyera mumaranye iminsi itari mikeya, ukaba waramusobanukiwe ukamumenya, ni umunsi mukuru wa Pentekoste turi hafi gushikiramo cyangwa se kwinjiramo. Aho rero tubwira abantu ngo Pentekoste nziza ni nayo tugarutseho. Rero ntabwo dutambikira ngo tujye kure. Inyigisho yacu y'uyu munsi, ubutumwa bwacu bwiza bw'uyu munsi bushingiye muri Pentekoste cyangwa Pentekoste cyangwa se Mwuka Wera cyangwa Mwemu Yera, imbaraga y'Imana cyangwa se Roho Mutagatifu. Uko umuntu yabivuga bipfa kuba nyine biri muri iyo hangaje. Nimvuga uko rero unahure, Mwuka Wera ni umufasha twahawe nk'isezerano, ndetse tumuhabwa nk'impano. Haleluya. Uyu Mwuka Wera twahawe rero nk'impano, bamwe baramuzi, abandi ntibamuzi, abandi baramwemera, abandi ntibamwemera. Bamwe bumva ngo ariho, abandi bakavuga ko atanabaho, kuko hari n'intumwa za Yohana zahuye n'iza Yesu ngo bahoberanye bari gusuhuzanya. Bamwe babaza abandi batese, Mwuka Wera mwe mwaramubonye? Aba Yohana bati oya, ariko twumva ko yaje. Ngo barabasengera, za ntumwa za Yesu zisengera iza Yohana, nazo zuzura Umwuka Wera. Kuzura Umwuka Wera ni byiza, kuyoborwa n'Umwuka Wera ni ikindi kandi ni byiza, ndetse no kumenya uyu mufasha uko mubana, uko mugenda, nuko mubaho. Nk'uko umugore usanzwe nyine mu by'imigabo n'imigambi yo kubana no kubaho, niko na Mwuka Wera ameze. Abantu badafite Mwuka Wera babaho mu buzima nyine bugoye cyangwa se buruhije.
nimvuga ukunyumve ishengero kuyoba no kudeviya kwabayeho ku itorero nuko birengagije kuyoborwa n'umwuka. Hazamo politiki, hazamo amahera, bati inzira yo kuyoborwa na mwuka bayoborwa n'ibindi. Ishengero yinjiramwo ibizira, ibyahanuwe bibasohoraho. Abantu ntabwo bafite umwanya muremure cyangwa igihe gihagije cyo kwiga, gusobanukirwa, kumenya iby'umwuka. Bafite igihe gito, bafite akanya gato ko gushaka kumenya uyu mufasha. Ariko Satani ni umuriganya, Satani ni umwambuzi, Shitani ni umugome. Burya ukwiye kuriganwa byinshi pe, ukanahomba byinshi pe. Ariko kuba hari gift, hari impano yavuye mu ijuru ikazira abisi, bikarangira wowe utayibonyeho, pole sana, urumva ni igihombo. Kandi ntabwo ijuru ntiribiye mu mirwa mikuru y'ibihugu. Mu isi haba ijuru rito arirwo rugo rwiza. Nizo ngo nziza cyangwa urugo rwiza abarubona ni bake, ubundi abandi ni umunsi umwe n'ijoro rimwe mukisubirira ku ngwano cyangwa mu ntambara. Iyo bavuze uko cyangwa bakavuga ibi, bakavuga ibijyanye n'umwuka, utaramenya akamaro k'umwuka ntiyamwifuza. Utazi ubushobozi bwa mwuka wera ntiyamusaba. Utazi iby'umwuka urumva nyine ntabyo uzi. Ariko mwuka wera nafande, ni umufasha mwiza rwose. Eske nawe ufite inzara n'inyota ko bigishoboka? Yesu nawe aguhe impano ya mwuka wera. Kuyoba k'umuntu nuko yaretse kuyoborwa n'umwuka. Kuyoba kw'ibintu nuko habayeho kureka kuyoborwa n'impwemu cyangwa mwuka wera. Gutakara kw'isi no kurindagira kw'isi nuko abantu banze kuyoborwa n'umwuka. Kuyoba kw'abanyepolitike nuko batemera kuyoborwa n'umwuka. Iyo umuntu rero afite umufasha cyangwa akagira umugore cyangwa akaba afite kame murumva, ariko nawe reba honyine umugore, byonyine reba mu isi umuntu ufite umugore mwiza. Kandi mpamya ko mu isi nta mugore uzigera aba mwiza nka mwuka wera. Ni ukuvuga rero niba habaho abagore beza b'imico myiza n'ingeso nziza n'inshingano zabo z'ubufasha bakazuzuza, nka ba Suzana, nka ba Mariya, nka ba Marita, abagore b'umutima nka ba Esteri, abagore badasanzwe b'abahizi nka ba Ana, abagore badasanzwe nka ba Rusi, Bibiliya ivuga uyu mugore aruta abo bose. Rero uyu mugore cyangwa se uyu mupfasoni cyangwa se uyu mumama ijuru ryohereje, niwe ubyara urukundo muri wowe, niwe ubyara imirimo myiza muri wowe, niwe ubyara ibikorwa byiza muri wowe. Mwuka wera niwe ukubwira ikibi n'icyiza muri wowe. Kandi mwuka wera niwe ukunihira iminiho ku Mana, niwe usenga ayo udashoboye, niwe utaka akakugerera aho utagera, niwe Arufa Omega, nk'amaboko ku buzima bwawe mu mpande zose, aho utangurira n'aho uhereza. Data ahabwe icyubahiro. Ni ukuvuga umwuka w'Imana, niba Imana iguhaye umwuka wayo kame mubaye Imana. Umwuka w'Imana ari muri jye. Mu isezerano rya kera niko Yesaya yavuze. Mwuka w'Imana aza kuri Eliya, aza kuri Elisa. Ninde muntu wifuza ko muri we haba mu mwuka wa siyanse, umwuka wa politike, umwuka wa kiranka ryangombe cyangwa kiranka nyine n'indi myuka mibi? Ariko iyo myuka yose ikahabwa intebe n'ikibanza, mwuka wera ukamwima ikibanza muri wowe. Ni uruhombo, ni igihombo. Mu busanzwe umuntu w'Imana cyangwa se Imana iteganya ko mu muntu wayo habamo n'umwuka wayo. Niwe ukumenyesha iby'ikunda
n'ibyo yanga uyu mwuka w'Imana. Niba ukubwira ibizaba ejo ndetse ni nawe ukwibutsa ibyashize. Niba ufite ejo narabyigishije, afite amaso areba aho isi itangurira n'aho irangirira, aho ijuru ritangurira n'aho rirangirira, ukuzimu aho gutangirira n'aho kurangirira. Uyu mugore afite amaso yo kuhareba kuko yabiherewe ubushobozi. Mwuka wera ni ingenzi, mwuka wera ni igitangaza, mwuka wera ni urukundo. Ariko umwuka w'Imana nta kizaba atatubwiye. Ibihugu bitagira iperereza, murebe ubuzima bubaho bibamo cyangwa se bibayemo, ibihugu bitagira documentation cyangwa se iperereza bibayeho nabi ku rwego nawe uzi. Noneho n'umuntu ubayeho atagira mwuka wera akunabari, nta makuru afite, nta n'amakuru ari kuronka we muri we, kubera ko umufasha ntibayaga, ntibaganira. Ijuru ntabwo rishobora kuza ritanyuze muri mwuka wera ku buzima bwawe. Utemera iby'umwuka, upinga, ubyanka, niba ibyo bintu utabihambye, utabishyikira, biragoye ko wayoborwa n'umwuka utemera. Biragoye ko wayoborwa n'umwuka utemera kugirwa inama, guca bugufi, urukundo, kugira ubuntu, ugatanga amaboko yawe agatanga ko ari abiri. Udashoboye kwiyiriza ubusa, udashoboye gusenga buri munsi, ntabwo uyu mufasha mwabana. Mwuka wera aba ahantu baha iby'ijuru agaciro. Mwuka wera misiyo ye ni ukujyana abantu ku Mana bakuye mu isi. Koko Yesu yaravuze ngo umwuka azabazana kwa data, azabarangira kwa data, umwuka azabamenyesha aho ngiye n'ibyo ngiyemo. Urumva rero umuntu utagira mwuka kandi umuntu udafise mwemu yera biragoye, biraruhije, ntabwo bishoboka, nta nubwo byakunda ko wazabona ubwami bw'Imana. None niba udafise amaso y'umwuka, ntugire amatwi y'umwuka, ntugire akanwa k'umwuka, ntugire amazuru y'umwuka, wajya yute? Nawe reka tureke n'ibyo ndi kwigisha, shyira mu nyurabwenge zawe cyangwa wanarize cyangwa utekereze. Niba ibyo bintu utabifite wajya yute? Icya mbere, ntiwaguruka n'indege. Icya kabiri, ntiwamanuka mu mazi. Icya gatatu, ntiwagenda ngo ugende mu isi uzagereyo. Ni ukuvuga rero mwuka wera niwe uzi aho turi kuva, akaba azi n'aho turi kujya. Niwe uzi ibiri mu nzira, akaduha imburi hakiri kare. Niwe uturongora ku murango no mu ijoro. Rero umurokore wese akwiye gusenga, umupentekoste wese akwiye kuba afite umwuka wera, kuko kamemu nta n'ikindi gituma tubatizwa mu mazi menshi tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kitabyawe n'umuriro, ntikibyagwe n'amazi menshi, ntabwo kizinjira mu bwami bw'Imana. Kandi uyu mugore afite agaciro, kuko ngo umutuka n'umusuzugura nicyo cyaha kitababarirwa. Abantu batuka umwuka wera, abantu bamupinga, abantu bamusuzugura, polisa. Imana ishobora no kutakurimbura, ariko ikaguha ibikubabaza nk'imyaka 5 cyangwa imyaka 10, kandi uzize ijambo rimwe gusa ryo kurogotwa, kubahuka, kudaha agaciro umufasha, gift, impano Imana yatanze ku bari mu isi. Rero mbwire umuntu wese w'umupentekoste, nutaraba we wifuza kuba we, hagarara mu murongo wawe wo gusaba umwuka wera. Imana izaguha umugisha ushyike kuri mwuka wera. Haleluya. Kuko mwuka wera ni urukundo, mwuka wera ni ubuzima, mwuka wera ni agakiza. Kandi uyu mwuka tukiri mu isi adomina byose, tukiri mu isi ari hejuru ya byose, kandi turiho ku bwa mwuka, kandi tuyobowe na mwuka, kandi dukora ku bwa mwuka. Kamemu no kubyara ni mwuka, gushaka ni mwuka, akazi ni mwuka, activité, mouvement, circulation bikugize bikwiye mbere na mbere kuba wifitemo umwuka w'Imana. Utange ikaze, utange karibu, Yesu azabe muri wewe. Haleluya. Nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriyeho, ubonye ndamutakambira,
wambabarire. Yesu umwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora anyirisha, iyanyejesha. Yesu umwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, ngwino kw'isoko ngari nziza, ca bugufi wamutindiriwe, yakubirenge by'umukiza, ngwagutunganye. Yesu umwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Tangira wumve ko muri wowe niba nta mwuka wera ukubamo, nta mwuka mwiza ukubamo, umenye imyuka isigaye ikurimo iyo ariyo. Tangira kandi wige niba ukunda ijuru ushaka no kuzajyayo, ntiwigire nyiranyoni nyinshi cyangwa se nyirandabizi cyangwa se simbizi, ahubwo ifuze, haranira nawe kuzagera mu bwami bw'Imana. Aho rero turi mu kwezi ko guhabwa, kwizihiza no kuzirikana Pentekoste. Nawe ndagusabye ugire icyifuzo, ugire intego, ugire umugambi wo kuyoborwa no guhabwa umwuka wera. Hama rero mbaragije Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka wera, ibi bintu ntibice mu gutwi ngo bisohokere mu kundi, ahubwo Data na Mwana n'Umwuka wera babigire impamba y'urugendo, kandi uhabwe, usabye arahabwa.